Abantu benshi cyane rero batangiye gucika urondogoro bavuga ko uwitwa Shema Fabrice yaba yaragambaniwe. Ese byatewe n'iki? N'igihe rero bavuga ko kuri konte ye hariho ibihumbi bisaga 300 by'amadolari, ariko abandi bakaza kuvuga ko yaje kubatanga sheke ebyiri zitazigamiye. Ubundi ibi bigitangira bavuga ko ari sheke itazigamiye, ariko nta muntu wari uzi neza ngo ni sheke imwe, ebyiri cyangwa eshatu. Ariko ubu ngubu urukiko rwamaze kuvuga ko ari sheke ebyiri zitazigamiye, imwe y'ibihumbi 400 by'amadolari, indi kaba iriho ibihumbi 200 by'amadolari. Ahangaha rero ubwo bakoraga cheke n'ubundi ya county iri muri IM bank, baje gusanga konte iriho ibihumbi bisaga 300 by'amadolari. Ibingibi rero akaba ari by'abantu bagendewe bahita bavuga ko uwitwa Shema Fabrice akaba n'umuyobozi wa Ferwafa muri iki gihe yaba yaragambariwe. Ariko byose reka tubyinjanemo kugira ngo tuze turebe koko ese byaje kuba bigenda bite. Konte yari iriho amadolari asaga 1083, uyu munsi ze kuba iriho amadolari asaga ibihumbi 600, ndetse bakaza kuba anaregwa no n'icyaha cya sheke itazigamiye. Rero ubundi perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa Shema Fabrice yagaragaje ko sheke zitazigamiye ashinjwa gutanga harimo ibindi byongewemo atari we wabikoze. Ku gicamunsi rero cyo kuri uyu wa gatatu tariki 26 Kanama umwaka wa 2026 nibwo Shema ngo Fabrice ukurikiranyweho icyaha cyo gutanga sheke itazigamiye no kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya yatangiye kuburana ifungwa n'ifungura by'agateganyo. Shema ya Fabrice yatawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB tariki ya 11 Kanama umwaka wa 2026. Mu rukiko rero rw'ibanze rwa Nyarugenge ubushinjacyaha bwagaragaje ko yatanze sheke ebyiri zitazigamiye iriho ibihumbi 400 nkuko nari nabikubwiye, ndetse n'indi iriho ibihumbi 200 by'amadolari. Izo zombi rero uko ari ebyiri zagombaga kubikuzwa tariki ya 5 Kanama umwaka wa 2025, aho zikomoka ku masezerano ya Africa Medical Supplier icuruza ibikoresho by'ubuvuzi ya Shema ngo Fabrice yagiranye na Ebenezer General Trading LLC. Aya masezerano nayo yarafite agaciro karenga miliyoni y'amayero hasinywe kuwa 23 Mutarama umwaka wa 2024. Aya mafaranga rero agomba kwishyurwa mu minsi 60 yonyine. Ubushinjacyaha rero bakomeje kuvuga ko habayeho kutubahiriza amasezerano, Shema akajya abasiragiza rimwe na rimwe abizeza kubishyura kugeza aho yabahaye sheke ebyiri zitazigamiye zavuzwe hejuru zo muri banki ya IM bank. Bwakomeje rero buvuga ko banki ya IM bank yemeje ko izi sheke zitari zizigamiye, aho kuva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki 10 Kanama umwaka wa 2025 konti ya Africa Medical Supplier yari iriho amadolari 1183. Ubwo rero ngo Fabrice Shema yabazwaga mu bugenzacyaha ngo yemeze ko hagati ya tariki ya mbere n'iya 10 Kanama 2025 amafaranga atarariho. Shema yahakanye ibi byaha akurikiranyweho, yemeje ko afitaye amasezerano ni kampanyi ya Ebenezer General Trading yo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu isanzwe itanga serivisi z'ubufasha mu by'imari trading finance. Yakomeje avuga ko ibi bicuruzwa bamuhaga byajyaga muri Kongo, ariko anemeza ko hari andi masezerano bagiranye mbere kandi yagenze neza. Yavuze ko muri Gicurasi mwaka wa 2024 bishyuye igice cya mbere kingana n'ibihumbi 400 by'amadolari muri konte ya Ebenezer iri muri Abidjan nkuko byari biri mu masezerano. Mu kuboza rero mwaka wa 2024 yongeye kwishyura andi ibihumbi 400 by'amadolari kuri konti n'ubundi, ariko amafaranga aramugarukira bamubwira ko iyo konti ifite ikibazo. Icyo gihe rero yaje kuba abimumenyesha, ndetse abasaba ko bagira hindura amasezerano bakamubwira indi konti bakwishyurwaho amafaranga yabo. Aha niho haje kuba ikibazo kuri aba banyemigabane, aho buri umwe wese yashakaga ko aye bayashyira kuri konti ye. Yakomeje rero avuga ko mu gihe bari batarumvikana konti bishyuraho yasinye sheke ebyiri, ariko ntiyashyiraho amatariki. Ahangaha rero yakomeje n'ubundi avuga ko umwe mu banyamigabane ari nawe watanze ikirego yafashe izo sheke yongereraho
yongeraho amagambo ye ko igomba kwishyurwa muri konti yo muri Amerika yitwa USA Bank, yongeraho ko n'amatariki kandi nta burenganzira yabahaye. Mu gihe inyandiko ya Shema ngo Fabrice y'ubwishingizi ko azishyura iyi kampani bamaze kumvikana yabibasinyiye tariki ya 8 Gicurasi 2025, yagaragaje ko bitumvikana ko yakwandika sheke igomba kujya i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ngo nyuma yisange muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze ko ubushinjacyaha budashobora kugaragaza sheke iteyeho kace ya banki igaragaza itazigamiye bakaba aribwo bubyemeza. Rero ahangana ibyo Shema Fabrice yabasabye babwira ati mundashaka munyereke sheke ishobora kuba itazigamiye, ariko ahangaha bijya nguze kubanza gusobanukirwa neza cyane. Yaragaragaje ko kandi atari urutonde rwa buri bihemu, atari ku rutonde rwa bihemu na kampani ndetse nayo itari ku rutonde rwa bihemu. Ntabwo rero yemera ko yatanze sheke ebyiri zitazigamiye, yasabye ko yafungurwa agakurikiranwa ari hanze kuko sosiyete ya Africa Medical Supplier iri ku isoko ry'imari n'imigabane ry'u Rwanda, aho bafite abantu barenga 28 babagiriye icyizere. Ikindi akaba yaba ari n'umuyobozi wa Ferwafa atatoroka ubutabera. Izi nizo yaje kuba atanga impamvu. Yanavuze ko habaramutse hari ikibazo cy'amafaranga yatanga ingwate y'imitungo ye ifite agaciro karenga miliyari 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Yavuze ko kandi banafite ubushake bwo kwishyura ndetse banatangiye kwicarana n'umunyamategeko w'iyi kampani n'ubundi yahaye uburenganzira bwo kubikurikirana, aho yanemeje ko ubu ngubu amafaranga bayafite barebye kuri konti babibona, ariko bakaba batemerewe kuba bayakuraho ribu ibafashije kuko ariyo yafunze iyo konti bahita bishyura. Umwunganizi rero mu mategeko wa Fabrice yavuze ko amategeko y'u Rwanda abiteganya nta muntu wemerewe gufungwa mu gihe atabashije kwishyura amasezerano y'ubucuruzi, kandi iki kibazo kikaba kiri hagati y'amasosiyete abiri y'ubucuruzi Africa Medical Supplier ndetse n'iyitwa EBZ General Trading zagiranye ikibazo bishingiye ku masezerano bagiranye. Yakomeje rero asaba urukiko kuzasuzuma neza kuko izi sheke bavuga ko zitazigamiye kuko IM Bank yazitesheje agaciro tariki ya 16 Nyakanga umwaka wa 2026, hari nyuma yuko muri Kamena 2025 USA Bank bari batwayemo iyi sheke nayo yayitesheje agaciro. Ikindi rero kitari gusobanukwa neza ni uburyo izi sheke zateshejwe agaciro muri Kamena Nyakanga 2026, bakavuga ko yasinye tariki ya 5 Kanama umwaka wa 2025, ibintu bavuga ko bidashoboka. Rero ikindi kandi yavuze ko ubu kuri konti ya Africa Medical Supplier ayo mafaranga ariho ndetse banashyize muri systeme uburyo bwo kwishyura ibyo bihumbi 600 by'amadolari, bakaba basaba RIB ko yabafasha bakabasha gukuraho ayo mafaranga kuri konti ubundi bakishyura. Ubucamanza rero yavuze ko ikibazo kiri kuri sheke ebyiri zihuje nimero y'umwimerere original, ikaba idafite itariki, kopi yayo ikagira itariki zishobora kuba iya 8 Kanama ndetse na 2025 cyangwa iya 5 Kanama 2025. Yasobanuye ko izi sheke ziri mu mabaruwa yashyizwe muri systeme y'urukiko kandi ko zashyizweho umukono ndetse n'uyu muyobozi Shema. Ubushinjacyaha rero yavuze ko ubwo RIB yandikiraga banki yibaza niba icyo gihe sheke zari zizigamiye banki icyo gihe rero nayo yahise isubiza ko iyi konte ya Africa Medical Supplier yariho amadolari asaga 1000 yonyine, mu gihe handi hejuru twe twabonye amadolari asaga amadolari asaga 1183. Ubushinjacyaha rero bwasabye ko
nk'uko amasezerano abiteganya atari itegeko ko ingwate urukiko rushingiraho kurekura umutungo by'agateganyo. Ikindi ngo kuba bari mu nzira zo kwishyura bo bareba ko yakoze icyaha cyo gutanga sheke itazigamiye, bityo ko bamusabira gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Shema Fabrice asoza kwisobanura yasabye ko ubushinjacyaha bwamusobanurira ukuntu sheke yatanze mu kwezi kwa munani mwaka wa 2025 izateshejwe agaciro muri Kamena muri Kamena na Nyakanga mwaka wa 2025. Ati ubushinjacyaha budusobanurire uburyo watanga sheke mu kwa munani ukisanga yateshejwe agaciro na banki mu kwa gatandatu, nta masezerano nari mfitanye na US bank mu buryo nayishyura. Ubushake bwo kwishyura burahari mu isaha imwe byaba birangiye. Rero uko niko Shema yaje kuba agenda akomeza avuga. Yavuze ko kandi atuye mu Rwanda, afite umugore ukora ndetse n'abana biga, rero atatoroka ngo asige umuryango we. Urukiko rwavuze ko umwanzuro kwifunga n'ifungura by'agateganyo uzasomwa tariki ya 2 Nzeri umwaka 2026. Icyo gihe nibwo tugomba kuzumva niba uwitwa Shema agomba gusohoka akajya kurikiranwa ari hanze, ndetse ni kampani bafitanye ikibazo bakaza kuba bishyurana ibintu byose bikagira biti bikaza kuba bikomeza kugenda bijya mu buryo. Rero abantu rero batangiye kugenda bavuga bati ni gute konti mbere yuko bavuga ko itari zigamiye baza hariho amadolari 1000 kubera ko niyo n'ubundi ayo banki yaje kuba yemeza, ariko nyuma yaho akaza kuba hagaragaraho 600 by'amadolari. Ibintu rero byakomeje kugenda biteza ikibazo abantu benshi cyane bakomeza kugenda bibazaho cyane, ariko ubwo byanze bikunze ubwo n'ubundi ukuri imyanzuro nyine izasohoka mu rukiko nibyo tugomba kuzagenderaho nyine tukamenya wenda kuko buriya ababurana muri wese batanga ibimenyetso bye ndetse n'undi azana ibimenyetso bye. Rero urumva ko urukiko ningoro rugomba kwicara ukavuga ruti reka turebe noneho dufate umwanzuro. Ubwo rero reka navuga nti abakunzi ba Shema, abakunzi bari babonaga uburyo yarawoye ferwafa mu buryo bwiza cyane, abakunzi be, umuryango we, inshuti, abavandimwe bose navuga ko ubwo tugomba gutegeza ku itariki 2 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2026. Ubwo nibwo urukiko ruzagira gutya rero ruzite rusohora imyanzuro koko niba uyu Shema Fabrice agomba gutaha mu rugo iwe ndetse n'iki. Ubwo byose ni nyine nibwo tuzagira duti nibwo tuzamenyera, ariko ubu ngubu urukiko rwamusabye ko agomba kuba afunzwe iminsi 30. Rero ubwo reka dutegereze icyo gihe. Nanjye neta nababwira nti mukomeze kugenda mugira ibihe byiza. Ibiganiro byacu babizi ko nakagaruka, ariko ikintu cy'ingenzi tugomba kubasaba mbere yuko mugenda cya kintu cyo kujya aho munsi mukareba aho handitse subscribe mukayikandaho, ubundi mwamara kwikanda mukandika igitekerezo cyanyu nyuma yo kumva ikiganiro. Rero ikindi mugomba gukora no gukanda like ndetse mugasharinga na bagenzi banyu kugira ngo nabo bakomeze kugenda bamenya amakuru aho baherereye hirya no hino ku isi. Rero njya gutegura ikiganiro nkakikugezaho, nditse mukomeze kugenda mugira ibihe byiza.